Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, yongeye kutwereka igitondo, yongeye kutugirira neza. Twabyutse turi amahoro n'ubuntu twagiriwe. Kandi nawe waba urwaye, waba uri kwa muganga, waba urwariye mu rugo, narinje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro kuba wabyutse uri muzima, ugihumeka. Birashoboka ko araho ubabara, ariko haracyari ibyiringiro ko Imana yacu yakugirira neza. Imana rero nihabwa icyubahiro. Turashimira Imana ko tugarutse imbere yayo n'imbere y'ubwoko bwayo, mbere y'abantu benshi badukurikirana, abo dusengera batubwira ko hari icyo Imana yakoze. Mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nabasuhuzaga nsuhuza inshuti zacu, abakozi b'Imana dufatanije umurimo, abo dusengana, abo dukorana uyu murimo, abadushyigikira. Mwese Data wa twese abaha umugisha. Imana yo mu ijuru bagire neza. Tugiye kwakira umukozi w'Imana ari we mushumba wacu, Pastor Serugero Dismas, atangize ijambo ry'Imana, atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima. Reka tumusengere. Urakoze nyiribihe, urakoze Data wa twese. Tugushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Tugushimiye igitondo cy'amahoro, tugushimiye igitondo cy'umugisha. Turagushimye ko twabyutse bikemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hari ijambo rikomeye Dawidi yavuze ngo ntabwo azapfa azarama, ngo kugira ngo atekerereze abantu imirimo y'Imana. Utwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo tubwire abantu neza yawe. Udushoboze uyu mwanya tugiye kujyamo. Twirukanye imbaraga zose zarwanya imitima y'abantu, izayikiranya, izabateza kujagarara, mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese aturize imbere yawe. Abarwayi bakire, abashomeri babona akazi, ababuze icyerekezo kibahe, abumva bitagenda bitangire bigende. Buri muntu wese umuramburira ikiganza. Urakoze kubikoze, umukozi wawe umukoreshe kurusha uko ujya umukoresha, kandi ijambo ryawe rihembure benshi. Urakoze kugiye kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Tubanje kubasuhuza iki gitondo cyiza. Imana ibane namwe, kandi turanezerewe, dushima Imana yatugejeje uyu munsi, tukaba tuhagaze imbere yanyu tubageza ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Imana yarakoze, yatangiranye nato mwaka, ubu tusigaje misi, turimo kubara misi makeya tuze kurangiza uyu mwaka wa 2024. Ijambo tugiye kuganira mu iyi misi isigaye yo kurangiza umwaka, ari bundi buryo tugomba kukanguka, ari bundi buryo tugomba kwisuzuma, ari bundi buryo tugomba kucishwa bugufiya, ari bundi buryo tugomba kukontorora mibanire yacu n'Imana, buryo twagendanye nayo mu uyu mwaka. Aho tutakoze neza, aho tutagenze neza, byatusaba Imana imbabazi. Mutwe w'ijambo tugiye kuganiraho, turavuga ko kuba maso mu gusenga mu bibiye byo kurangiza umwaka. Kuba maso tugasenga mu bibiye byo kurangiza umwaka, kuko imyambi y'umwanzi Satani ni nyinshi. Satani ndagwanezezwa kubona ko ugiye kurangiza umwaka. Satani ndagwanezezwa kubona ko uracyagara ku rufatiro rw'Imana. Satani ndagwanezezwa kukubona ukora ibyo gukiranuka. Niki cyadufasha mu ibyo biye ni kuba maso mu buryo bwo gusenga. Mane tufashe tuze kurangiza umwaka amahoro, kuko birashoboka ko turimo kubara iyo misi isigaye, turavuga ko tugiye kurangiza, ariko mwanzi nawe ashaka kudutega mitego myinshi. Kizadufasha ni gukanguka mu gusenga, kizadufasha ni kuba maso mu gusenga. Reka tusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Waheburayo gice cya 3, Abaheburayo gice cya 3 murongo wa 12 kugeza ku wa 19. Ijambo riratubwira iki? Nuko bene data mwirinde
hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Ahubwo muhugurane iminsi yose, bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nguko bivugwa ngo, uyu munsi nimumva ijwi ryayo ndimwinangire imitima, nguko mwayinangiye mu gihe cyo kubakaza. Ayo niyo magambo tugiye kuganira. Twavuze ko mu ibi bihe byo kurangiza umwaka suko twasinzira, ibi ni bihe byo kukiranuka, ibi ni bihe byo kongeraho amasengesho, ibi ni bihe byo kwezwa. Tuze kurangiza umwaka tutafite ikintu kiducura urubanza, tuye kurangiza umwaka mani twishimire, kuko tugiye kwinjira mu wundi mwaka tutarasobanukirwa nimba izaba mwaka w'amahoro, nimba izaba w'izuba, nimba izaba mwaka w'imvura. Twebwe abakiranutsi twizera ko mu byose Mana niyo murinzi wacu, Mana niyo turengera kuva dutangira umwaka niturangiza, yaba tugaragaza ko ari mirimo y'amaboko y'Imana. Iyi misi ndabona kubera imiyaga abantu bagenda bahurana nazo, bantu benshi barimo kugenda basubira inyuma. Ariko gusubira inyuma sikyo gisubizo, kuva mu masezerano nta mpamvu sikyo gisubizo, kucika indege sikyo gisubizo. Kanguka ube maso, winjire mu mbaraga z'amasengesho ziguha imbaraga zo kunesha, zikuha ubutwari bwo guhagarara ku rufatiro, zikuha ubwenge bwo gukora ibyo Imana ishaka. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ndabizi birashoboka ko uyu mwaka ari byo wifuzaga, urwego wifuzaga kugeraho, ari byo wifuzaga kuhabwa. Birashoboka ko utarabibona, ariko nduku ku mutima, nducika intege, aracyari byiringiro. Twasomye ayo magambo y'Imana, mundu w'Imana yatwandikiye hano, aravuga ko nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera. Iyi minsi yo kurangiza umwaka bidusabamo kwirinda hatagira umwe muri twe agira umutima mubi yo kutizera. Mwirinde hatagira umwe muri mwe wagira umutima mubi yo kutizera. Mutima mubi yo kutizera twavuga iki? Mutima mubi wo kutizera ni kwa kundi umuntu ashaka kuva mu bushake bw'Imana, umuntu ashaka gucika indege, umuntu ashaka kubona kurambirwa, akakora iki? Akava mu bushake bw'Imana. Ariko hano atubwiye iki? Mwirinde hatagira umwe muri twe wagira mutima mubi wo kutizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Yesu ashimwe. Mutima mubi wo kutizera ukagutera kwimura Imana ihoraho umutima wawe. Ndabizi bikeshi na kenshi imbuto yo kwihangana biratunanira. Kenshi na kenshi kubabarira biratunanira. Kenshi na kenshi guca bugufi ugasabira imbabazi aho wakoze icyaha biratunanira. Ariko izo mbuto eshatu birakenewe mu rugendo. Kwisuzuma muri bihe byo kurangiza umwaka, ukamenya aho utagenze neza n'Imana, ukamenya aho utakoze neza murimo wa data, ukamenya aho utabanye n'abagenzi bawe amahoro, ukaca bugufiya ukabisabira imbabazi. Kya kabiri, ukisuzuma tena
mu mibanire yawe n'Imana, abo wakosheje cyangwa abakugiriye abagukoreye bibi ukabababarira. Ndi mbuto ya gatatu, tukasuzuma tukareba aho tutihanganiye mu mezi ishize, imisi yo kurangiza umwaka, ukiremera kintu kitwa kwihangana ku buzima bwawe. Mana nuwera, natwe tugomba kuba abera. Hano mwigisha aratubwira iki? Nuko bene data, mwirinde atagira umwe muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Kubera imiyaga navuze turimo kuhura nabyo, kubw'ibibazo tushaka kuba ufite, ntugomba kuba maso mu bibiye byo mu kurangiza umwaka, Satani atakuteza umutima mubi wo kutizera, ukimura Imana ihoraho. Kandi mahoro yacu tuyibonera ko Mana iri muri twe. Butabazi bwacu tubibona mu gihe tufite busabane bwiza n'Imana. Ariko mu gihe twimuye Imana muri twe, ibyago byatwinjirana. Mana niwo murinzi wacu, Mana nutuberera amaso, Mana turinda kumanywa na nijoro. Ariko mu gihe twimuye Imana, bishaka kutuzanira indi ngaruka itari ingaruka nziza. Niyo mpamvu umwanditsi aravuga ko mwirinde atagira umwe muri mwe wagira umutima mubi wo kutizera, akimura ihoraho. Birashoboka, atari iyi misi isigaye, birashoboka ko uyu mwaka wagize izo ndege ngeya yo kutizera, wimuye Imana ku mutima wawe. Ariko iyi misi yo kurangiza umwaka, turifuza tena kubakomeza mu ijambo, wongera ushira imbaraga zo gusenga, ugarura Imana ku mutima wawe, ugarura ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe, ugarura imbaraga z'Umwuka Wera mu buzima bwawe, ugarura impano y'Imana mu buzima bwawe. Ibyo nibyo bintu binezeza Imana. Ibyo twebwe turimo kwibaza, ibyo twebwe turimo kwifuza, birashoboka ko bitawanye n'ubushake bw'Imana. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Urebye mwaka, mundu atangira umwaka akawusohoza, aba yakoze ibyaha byinshi, aba yakoze ibintu byinshi bimutandukanya n'urukundo rw'Imana, aba yakoze ibintu byinshi bituma atabashije kwihangana. Ariko turasaba iyi misi yo kurangiza umwaka nukwiyeza, kukashaka tena imbaraga z'amasengesho, bwiza bw'Imana butugarukeho, imbaraga z'Imana zitugarukeho, aho tuzasenga n'Imana nayo yumve kusenga kwacu. Mwirinde atagira umwe muri mwe yagira umutima mubi wo kutizera, akimura Imana ihoraho. Kwimura Imana, navuze ko umuntu wese wimuye Imana ku mutima we ntabwo yagurwa neza. Ariko mu gihe Imana twimitse ku mitima yacu, Imana igende turengera. Impamvu tubona amahoro, impamvu rimwe na rimwe ushaka kutangira umwaka ukawusohoza utarwaye, ushaka kutangiza umwaka benshi bapfuye, benshi bari kwa muganga, ariko se twebwe tubarushije ubwiza. Oya, wirinde Satani atazagutega mutima mubi yo kutizera, ukimura Imana ku mutima wawe. Wisuzume, hanyuma tusabe imbaraga zo gusenga. Ni misi yo gusenga. Mane dufashe muri ibi misi isigaye turangiza uyu mwaka, aho tutakoze neza Mane tubabarire. Mane dushoboje mwaka 2024-25 tugiye kwinjiramo, ntago tuzi bizaba mu uwo mwaka, ariko twitwikiriye imbaraga z'Imana. Mane zaturengera, Mane zatuneshereza, nukababazwe no kubona ibyo wari wifuje uyu mwaka utabashije kubigeraho. Kandi umwaka ndagurashira, aracyari byiringiro mu iyi minsi isigaye Mana yakora ibitangaza, aracyari byiringiro mu iyi minsi isigaye Mana yagukura mu bibazo ufite. Wirinde gusa utagira mutima mubi wo kwimura ihoraho ku mutima wawe cyangwa ku mutima wanje. Yesu atufashe kandi Yesu adushigikire. Turakomeza n'ijambo. Ahubwo
muhugurane imisi yose. Itorero ry'Imana ntago turabo kubaho mu makimbirane, ntago turabo kubaho tutahuza, ntago turabo kubaho tutabakora iki, tutakundana. Mundu w'Imana akomeje kutubwira iki? Ahubwo muhugurane imisi yose, kugira ngo atagira umwe muri twe yagira mutima mubi wo kutizera akimura Imana ihoraho ku mutima we. Ubwo muhugurane imisi yose. Mirimo y'itoro ni ukuhugurana. Abahagarariye abandi bagomba kuhugura abo bayobora, natwe tugomba gusengera abatuyobora. Ibyo nibyo bidufasha tugakomera muri rugendo kugezaho mwami Yesu azaza kutujyana. Se iyi minsi urareba, uragereranya ubwami bw'isi n'ubwami bwo mu ijuru, niki cyakubera kiza hagati y'ubwami bw'isi n'ubwami bwo mu ijuru? Niwo kwibaza, nanje niwo kubaza. Se Yesu nagaruka akadusanga mitima ya twaramwimuye, turimo gutekereza gusa by'ubwami bw'isi, tuzahabwa ya ingororano. Ahubwo muhugurane imisi yose, bikitwa uyu munsi. Tuhugurane imisi yose bikitwa uyu munsi. Ariko nabonye imisi abantu batagishaka inama. Hari umuntu umugirira inama akakurakarira, hari umuntu umugirira inama akakubona ko ubaye umwanzi we, ariko ukugirira inama aba yagukunze, ukubwira ikosa ryawe aba yagukunze, ashaka ko uhinduke ukiranukira Imana, ugende nguko Imana ishaka. Kuhimura Imana mu mitima yacu ntago byatuhesha umugisha. Yemwe abanyamasezerano, mwongere mugarukira Imana. Iyi minsi yo kurangiza umwaka tube maso, tusenge, tuhabwe izindi mbaraga n'ayandi mavuta zo kunesha migambi ya Satani. Iyi minsi Satani afite ifuwe, iyi minsi Satani ateza abera mitego myinshi, ariko tuzamunesha kubwo gukiranuka no gusenga kwacyo. Niyo mpamvu bidusabamo ibi bihe byo kurangiza umwaka kuba maso, kuongerere tena imbaraga z'amasengesho bizadushoboze tuzarangiza umwaka amahoro. Burwayi, ibyorezo byagurukira abantu ni byinshi, mbanuka ku mihanda ni myinshi, Satani agenda atega abantu ni byinshi, kirere Satani yakirwanya. Ariko kubw'imbaraga zo gusenga, abera nituhuza hamwe, nitwebwe twasenga, Imana ikumva kusenga kwacu. Kuko migambi ya Satani niyo kuduteza mitima mibi yo kutizera, tukimura uhoraho mu mitima yacu. Ariko suko bigomba, nitukemere ko Satani atume twimura Imana mu mitima yacu. Ahubwo tuhugurane imisi yose bikitwa uyu munsi. Hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Tuhugurane. Abakozi b'Imana muhugura abakristo, abasubiye nyuma, abacika intege, abihebye, ababuze kwihangana. Mirimo yacu no kubahugura, tubereke ko Kristo aracyari byiringiro ku muntu usenga Imana. Yesu arakuzi, Yesu ari kumwe nawe, Yesu azi amazina yawe. Kibazo ndimo kubona mitima yacu irararikira by'ubwami bw'isi, ariko bwami bwo mu ijuru ubona tubifitemo indege ngeya, bikatuma Satani atuma twimura Imana mu mitima yacu. Kwimura Imana mu mutima byatuma nabyo utakibasha gukorera Imana. Kandi mirimo myiza tuzahemberwa turi hano ku isi, n'umunsi umwe tubona ubugingo, ni ugukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Menya inshingano zawe, kora neza, wahagarare neza ku rufatiro rwawe, ndukangishwe n'ibiriho. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Burwayi ufite aracyari byiringiro, bibazo ufite by'ubukene, Yesu ashobora byose. Kandi ijambo rye riratubwira niwe mugati kubashonje, Yesu niwe muganga kubarwaye, Yesu niwe mfubyi kubabuza ababyeyi. Tugomba gushira byiringiro, tugakanguka, tube maso mu buryo bwo gusenga. Hatagira
uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibyihendo y'ibyaha. Umwe muri twe asubiye nyuma n'igihombo ku mubare w'abantu bagomba kujya mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu agombamo gukomezanya, niyo mpamvu agombamo kugusurana, niyo mpamvu agombamo gusengerana, niyo mpamvu agomba kubamo guhugurana ku muri urugendo. Kibazo navuze nuko bamwe batifuza wamugirira inama, ariko ukugiriye inama aba yagukunze, kandi arabandi nizo nshingano zabo bahamagariwe gukomeza abandi, kugirira nama abandi, kubereka inzira, kwifata nkuko Imana yacu ishaka. Mbigisha twifuza Mana nta weekend, Mana ifite byose. Birashoboka uyu mwaka ibyo wifuzaga kubona nimba utarabibona nducika intege. Turasenga ariko Mana igira igihe cyo kuba ibisubizo. Turasenga ariko Imana ifite igikumu cya nyuma mu bibazo twayisabye. Twebwe turasaba ariko ukora ni Imana. Ibyo sibyo byagusubiza inyuma. Wirinde gusa utagira mutima mubi wo kwimura Imana umutima wawe. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza abakundwa. Kuko twahindutse abafatanije Kristo. Abarokore bose nuko twangana, nuko tubona ati bariya ntibimeruka, bariya ntibagurya, bariya ntago bazaba, turakirana imanza. Ariko muhumve ko ijambo ry'Imana riratubwira ko kuko twahindutse abafatanije Kristo. Twahindutse abafatanije Kristo. Niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, nimba dukomeza ibyiringiro byacu twatangiranye, turabafatanije Kristo. Kandi ni byiza kwagarara no kugendanana n'ibyiringiro byawe watangiranye, ngo bikomere kugeza kumeruka. Ibyiringiro twatangiranye, ndarebesha amaso y'umubiri mbona ko ibyiringiro abantu batangiranye nayo muri urugendo birimo kugenda bicogora. Abantu benshi twasenganye nabo 90 na kangaye 200 na kangaye usanga babivuyemo, batakigendana n'Imana nguko bikwiriye. Ariko hano umukozi w'Imana aratwandikira avuga ko kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza kumeruka. Buriya ntago turakizwa, ariko uzihangana akagera kumeruka niwe uzakizwa. Mureke dukomere mu byiringiro twatangiranye. Nabizi imiyaga ni myinshi irimo kunyeganyeza abantu basenga, abizera Kristo, ariko cyadufasha ni imbaraga z'amasengesho. Kwirinda iminsi isigaye, kuko iminsi isigaye yo kurangiza umwaka Satani agusha benshi, Satani yiba benshi. Ariko tube maso dusenge. Imbaraga z'amasengesho zirahindura amateka y'abantu, imbaraga z'amasengesho zihindura migambi ya Satani, imbaraga z'amasengesho zihindura urupfu, imbaraga z'amasengesho zirakiza. Mu gihe ubona umaze kuba munyandege ngeya mu buryo bwo gusenga, umenye ko Satani yakwambuye indwara ikomeye. Kikuneshereza nugukiranuka no gusenga, ikigukomeza nugukiranuka no gusenga. Ubyuri urugendo, imbaraga zacu z'umubiri ntabwo ariyo zizatugeza kumeruka. Mana ishimwe. Bene data mukanguke, tube maso dusenge. Imbaraga zo gusenga zifite umumaro,
imbaraga zo gusenga zifite ububasha. Iyi minsi ibibazo bibaye byinshi, biburwayi bidasobanukiwe ku bana, ku bantu bakuru. Se tutasenze ninde uzabidufashamo? Mvura irimo kugwa ikagwa mu buryo butari bwiza bwo gusenya, bwo kwangiza. Ibyo byose ni byifuzo byacu twebwe abakiranutsi. Reka dukomeze umurongo ukurikiraho. Nguko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Uyu munsi nguko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Navuze ko ni iminsi yo kugarukira Imana, ibi bihe byo kurangiza umwaka, tukihana ibyaha twakoze. Abasubiye nyuma mukagarukira Imana, abakora ibintu bitahesha Imana agaciro, abatukisha izina ry'Imana kandi bari mu murimo w'Imana, abatarakizwa. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ndukinangira umutima. Mana niwe mutabazi wawe, Mana niwe murengezi wawe, Mana niyo byihisho byawe, Mana niyo rukundo rwawe, Mana niyo mugisha wawe. Se winangiye umutima, ninde uzagufasha? Wimuye Imana ku mutima wawe, ninde uzagushoboza kugeza ku mperuka? Nguko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Buri abantu kuva na kera abantu bagendaga binangira Imana. Bandu kamere yacu ntago twibuka cyane kukomeza kwibuka mirimo myiza Imana igenda idukorera, aho Imana yadukuye. Ari umuntu umubwira umushaka kumwibutsa mu myaka 10 ishize, mu myaka 20 ishize, aho Imana yamukuye akakurakarira. Umwereka ibibazo yari afite mu myaka 10 ishize n'uyu munsi ko ari cyo Imana yakoze, wa muntu akakurakarira. Ariko si ngombwa twinangiye Imana umutima. Tugomba kumenya imirimo myiza Imana yadukoreye, tukagira n'ibyiringiro yo kuvuga ko nuko uyu munsi bitagenda neza, ariko niringiye ko Uwiteka azamfasha. Mana ishimwe. Se ubu tubazanye, ninde wari uzi ko azagera mu kwezi kwa 11 ari muzima akiri ku isi? Ariko kubw'imbabazi z'Imana niyo yagiye akurinda mu kuva mu kwezi kwa mbere. Watangiye umwaka nta kintu wari ufite, nta konte wari ufite, nta kazi wari ufite, ariko turiho kubw'imirimo myiza n'urukundo rw'Imana yacu. Niyo mpamvu mureke tugarukira Imana, twihana ibyaha, ndukarangiza umwaka n'ibyaha, ndukifuze gukora ibibi mu ibi bihe byo kurangiza umwaka. Hari abantu barimo kugambirira gukora ibibi, hari abantu bavuye mu bushake bw'Imana. Oya, ibyo ntago byatuhesha amahoro. Nguko bivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo nduwinangira umutima. Va mu byaha, tukanguke, tusengere igihugu Imana yaduhaye, dusengere umurimo w'Imana yatwamagariye, dusengere agakiza twahawe na Yesu Kristo kugeza ku mperuka. Iby'isi ntibigagutandukanye n'Imana, iby'isi ntibigagukure mu bushake bw'Imana. Hari abantu bakoraga mirimo myiza, ariko uyu mwaka wabona bacitse intege. Hari abantu bagiraga gahunda yo gusengera umurimo, bagasengera igihugu, ariko uyu mwaka bacitse intege. Ndagusabye tena kongera gukanguka, dusaba imbaraga z'Imana niyo zituhesha kunesha ibitugerageza. Yesu ashimwe. Burwayi ufite, kanguka usenge. Bibazo dufite, mureke tube maso dusenge. Haracyari ibyiringiro iminsi isigaye. Mana yakora ibitangaza, Mana yagukiza, Mana yakuha ibyo utabonye mu amezi 10 ishize. Mana yagukura mu rwego warurimwo w'imibabaro, wagahinda, kuko Imana ni nyiri imbabazi. Reka tusimbuke mu icyo gitabo gusa cya Waheburayo, gice cya 6 murongo wa 11 kugeza kwa 12. Ariko rero
turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Hano batugiriye inama iki, usanga iyi minsi nuko tugenda ducika intege, nuko tugenda tuva mu bushake bw'Imana, nuko bamwe babirimo kandi batabirimo, kandi biteye akahinda. Kuyitwa akora umukozi w'Imana, kuyitwa akora umuntu ukorera Imana, ariko ukayitukisha hano hanze utera imbuto nziza, byatewe n'iki? Nyungu yabyo ni yahe? Mu gitondo ejo abantu barimo kwitegura guhagarara mu materaniro gufata mikro, haleluya, kandi yarayakora ibizira bitahesha Imana agaciro. Ube maso, usenge, iyo migozi ikuveho, kuko ndabona turimo kugenda twegera ibihe by'imperuka, tutazi umunsi n'isaha Yesu azaza kutujyana. Niyo mpamvu iyi minsi yo kurangiza umwaka tugomba kuba maso, twirinde kibi n'igisa nacyo. Aho twakosheje tusabe Imana imbabazi, tuyigarukeho. Mirimo yacu no gupfukamira Imana, tukiyarira, tukayihenda, nta muntu wategeka Imana. Matayo aratubwira iki? Uzicisha bugufiya niwe Imana izashira ejuru, ariko uzishira ejuru izamucisha bugufi. Mane mbabari nakabazo, kucishwa bugufiya ni Imana. Abantu benshi bishize ejuru mwibibiye, bayimura Imana mu mitima yabo, kuko mundu uca bugufiya agaragaza kimenyetso cyuko Imana iri ku mutima we. Ariko umuntu wishyira hejuru akikakaza agaragaza ko yari mu Imana, kuko Imana ndago ikunda abishyira hejuru. Katumve aya magambo ya Heburayo 6:11. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri ariko rero turifuza cyane uyu mutima ugomba kuba muri twebwe, muri itorero ry'Imana, ko twabasha kwifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete. Umuntu wese wo mu itorero, umuntu wese mu bemera Kristo yerekana uwo mwete wo kutimura Imana ku mutima wawe, wo kwirindwe, wo kurinda ibyiringiro byuzuye. Ariko rero turifuza cyane, Mwuka Wera niwe atuha mitima ngiyi. Hatabaye Mwuka Wera abantu barimo kwifurizanya mugenzi we yapfa, akanezerwa ko mugenzi we yaguye, akanezerwa ko mugenzi we bamuhagaritse ku rusengero, akanezerwa ko mugenzi we yatandukanye n'umufasha we. Oya, ariko rero mwumva inama nziza barokora. Ariko rero turifuza mwanya umwe muri twebwe yasubiye nyuma cyangwa yimuye Kristo, bigomba kutubabaza tukafata biye byo kumusabira. Turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete. Umva uwo mwete, buri muntu wese w'umukristo w'umukozi w'Imana agomba kwerekana, wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Yemwe abakobwa rubyiruko ku murimo w'Imana, turifuza ko mwerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Ubwami bw'isi ndukabashuke,
ubwami bw'isi ndukaba itume ko mwakwimura Imana ku mitima, kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Ibyo byiringiro nimba wakiriye Yesu kuba mwami, uzakomeze umwiringire kugeza kumeruka, kandi uzihangana akagera kumeruka, niwe uzakizwa, nuko Matayo yatubwiye. Ariko iyi minsi urabona turajarajara mu gakiza, nta rufatiro tukwiriye. Ariko turasaba ko iyi minsi yo kurangiza umwaka mureke tena dukanguke. Satani ari maso, Satani ndagwasinzira, Satani arimo kudutega mitego minshi, Satani adufitiye migambi myinshi mibi, kandi iyo tutasenga ntago tuzamunesha. Mbaraga z'amasengesho ziyongereza imanuke ku mitima yacu, mbaraga zo gushaka Imana zongereza imanuke ku mitima yacu. Nize ko iyi minsi abera bose bafite ibibazo, abera bose bafite ibigeragezo, ariko umva icyo Imana igusabye no kugira uwo mwete wo kwirinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka, kugira ngo mutaba abanebwe. Abantu benshi bamaze kuba abanebwe ku murimo w'Imana. Nibature ntabwo akibyuka mu gitondo, mu materaniro akazacerewe, mu iteraniro rya mbere rya kabiri niwo ucererwa buri munsi, muri korale niwo ucererwa, musanzu wo korale wapi uracererwa kuyutanga. Ibyo kuha Imana byose usigaye ucererwa. Ariko ndagusaba tena kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano. Kirenge abantu barazwa amasezerano, nibo abantu babimenyeto, nibo abantu bahera imbuto, nibo abantu bahambiriza Imana mu kuri no mu mwuka, nibo abantu birinda icyaha, nibo abantu batandukanya kibi n'ikiza, nibo abantu batangwa urugero, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano. Tushire ikirenge mu baragwa b'amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ibi bintu bibiri, kwizera no kwihangana, niyo bizadukomeza kugeza kumeruka. Kwizera no kwihangana mu gihe cyose ufite ibibazo, mu gihe cyose ufite bikuremereye imbere yawe, mu gihe cyose ufashe ingendo, mu gihe cyose ubuza akazi, mu gihe cyose uraye inzara, mu gihe cyose ubuza amafaranga, gendana n'imbuto yo kwizera no kwihangana nk'abaragwa b'amasezerano, kuko barihangana bakizera, nuko bakubitwa, nuko bagura n'ibibazo, ariko bafite ibyiringiro ko Imana aricyo yatuvuzeho. Imana izadutabara, Imana izatugirira neza. Uyu mwaka nuko tutageze mu ibyo twifuza, uyu mwaka nuko twahombye, uyu mwaka nuko mishinga yacu itagenze neza, ariko hari ibyiringiro no kwihangana ku baragwa b'amasezerano, yuko undi umwaka Mana yangirira neza, undi umwaka Mana yadukura mu rwego turimo, uyu mwaka nuko waba wamarira, ariko agomba kuba mu byiringiro kuvuga ko mwaka utaha nzabona Imana, mwaka utaha Mana izangirira neza. Nimugacogore bene data, mucogozwa n'ibibazo mwahuye nayo uyu mwaka, mucogozwa n'ibigeragezo mwagiye muhura nazo uyu mwaka, mwongeremo kwizera, mwongeremo kwihangana. Aracyari ibyiringiro ko Yesu yagutabara, aracyari ibyiringiro ko Yesu yakumva amasengesho yawe. Kibazo gusa nuko twacitse intege, tutagishobora gusenga, tutagishobora kwiriza ubusa. Kanguka mwene data, va mu bitakwiriye, va mu bitahesha Imana agaciro, tuyisaba imbabazi, Mana izatugirira neza. Uburwayi ufite aracyari ibyiringiro, ubushomeri wahuye nayo uyu mwaka, navuze ko igihombo wahuye nayo uyu mwaka, mishinga yawe itageze aho wifuzaga ko byagera, aracyari ibyiringiro. Kanguka usenge, kanguka utabaza Imana, kanguka urwanye umwanzi wawe Satani, kanguka urwanye bikurwanya. Ntugasinzire, rusaku ndagwa ariho bizakuneshereza, ariko twizeye kandi twihangane, dushire kirenge mu cyabaragwa amasezerano. Numva ijambo Imana yatuhaye uyu munsi, twagarukira hano. Se uwe uhagaze gute? Uyu mwaka wagendanye gute n'Imana? Uyu mwaka
cyangwa iyi minsi yo kurangiza umwaka uracyakomeza tu satana kuboshe, uracyakomeza tu mu kutumvira umwuka w'Imana. Ariko uyu munsi nimba wumviye ijwi ry'Imana ndukinangira umutima, kuko igihe ni cyawe. Ntago tuzi by'ejo, ntago tuzi mwaka tuzabasha gutangira ibizaba kuwo mwaka. Nimba wagize amahirwe wageze mu kwezi kwa 10, ariko 2025 ntago tuzi bizaba. Ni iminsi yacu yo gutunganya mibanire yacu na Kristo, buryo twabanye n'abaturanyi, buryo twabanye muri korari, buryo twahagaze ku murimo w'Imana. Aho tutagenze neza dusaba Imana imbabazi. Biba burwayi Yesu niwe muganga, navuze ko kubashonje Yesu niwe mugati, kumfubyi n'abapfakazi Yesu niwe se wabo, kubaremerewe Yesu niwe uruhura. Tugiye gusenga Imana. Uhagaze gute? Nanjye mpagaze gute? Ubwoba ufite ko bwoba ntago ubwoba bwatuma twimura Imana ku mitima yacu, ariko bidusabamo kwizera no kwiringira Imana. Tugiye gusenga Imana. Ayo niyo magambo Imana yatuhaye iki gitondo kiza. Reka dusenge Umwami Yesu Kristo. Se witeguye kwihana uyu munsi ibyaha wakoze uyu mwaka? Witeguye kwihana indege nge ufite? Witeguye kwihana ukagaruka ku murimo w'Imana? Witeguye kwihana ugasubiza by'abandi? Witeguye kwihana ukareka ngeso mbi ubone butabazi bw'Imana? Witeguye kwihana ukava mu byaha nawe ukemera Yesu akubera umwami n'umukiza? Yagukura muri gereza, yagukura mu nzu y'akahinda, yagukura kwa muganga, yagukura mu bibazo ufite. Turagushimye Mwami Yesu Kristo. Urera kandi urakiranuka. Tunejejwe nawe kuko ari we Mana. Tusengerera ijambo ryawe kuba duteza amatwi. Reka riba Mwuka Wera bagereho, banzo batunganye, utweze isi yose ubabarire. Uyu mwaka habaye mu byaha byinshi, mu bakiranutsi, mu bakozi bawe, mu bakristo benshi basubiye inyuma, benshi bavuye mu bushaki bwawe, benshi bakwimuye mu mitima yabo, mu batizera. Ubabarire Mwami, wezesha amaraso yawe abantu bawe. Hari abantu bari bagendaga mu ngeso nziza, hari abantu bakoraga murimo wawe, hari abantu babaga bambere kumvira Umwuka Wera, ariko bungubu basubiye nyuma, bacitse indege. Dusabye imbabazi Mwami, weze igihugu cyacu. Tunganye ibyaha twakoze uyu mwaka, tunganye ibyaha byo mu itorero, tunganye ibyaha byo mu bantu bafite inshingano. Aho tutagenze neza tubabarire, ariko twambike imbaraga yo kwihana no kureka. Utwambike imbaraga zo kuba maso Mwami. Iyi minsi yo kurangiza umwaka turayisengeye, imbaraga zose z'imyuka mibi, migambi ya Satani gerageza abera, myambi ya Satani turasa ku manywa na nijoro. Twirukanye uburwayi, twirukanye ibyorezo, twirukanye urupfu, twirukanye impanuka. Weze Mwami itorero murimo wawe. Tunganya tena makorari, tunganya abanyamasengesho, tunganya abavuga butumwa, tunganya abashumba. Ubaha imbaraga n'ubwenge bwo kuyobora tena umurimo wawe. Aho tutabikoze neza udushigikire ng'Imana. Niyo mpamvu tusengeye itorero rusange, abantu bose, abakristo bose ubashoboje kandi ubambike imbaraga. Abasubiye nyuma bagarure Mwami, bagaruke ku rufatiro rwawe. Ababirimo batabirimo bahe imbaraga, abatarihana nabo bahe kwezwa, ubahe imitima yo kukwemera Mana, bakakwimika ku mitima yabo. Dusenge u Rwanda n'Abanyarwanda, abayobozi batuyobora nabo bafashe bashoboje Mwana mu nshingano zabo. Uwo twirukanye ni Satani, mvurambi yo kwangiza ibyorezo turabyirukanye. Iyi minsi isigaye yo kurangiza umwaka tusabye imbaraga n'amavuta yo kwihana, imbaraga zo gusenga itorero rikaba maso. Mana urakoze, twirukanye bitakwiriye byose, udushoboje ng'itorero kandi utuwe kuba maso nk'abaragwa amasezerano. Turagushime Mwami, sanga abarwayi kwa muganga bakize, abarwariye mu rugo, ababyeyi batwitse, abanyeshuri barimo kwitegura gukora ama examen, uzabafashe Mwami, ubahe kuba maso, bazabona amanota. Turagushimiye Uwiteka, urakoze, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana umugisha umukozi w'Imana kubw'ijambo tugejejeho. Mureke tube maso, dukunde umurimo w'Imana, two kurangara, twikomeze ku Mana nayo izatugirira neza. Umukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Icyo dusabwa ni ukuba maso, tugakunda umurimo w'Imana, tukikomeza ku Mana. Imana izatugirira neza.
rero reka tubahe telefoni zacu tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0785989444 0785989444 na 0722743433 0722743433 reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. 0782439754. Murakoze, witeka abaho umugisha kandi abashoboje. Philadelphia, Imana iratsinda.